Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Turagarutse rero ku gice cyacu cya gatatu kuri cya kiganiro twatangiye kivuga ngo kubera iki babivamo kandi twabizeraga. Mbanje kubashimira rero ko mwakoze subscribe, twakira abantu bashya kuri YouTube yacu. Nabonye hari abantu bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha, kandi nawe uje ari ubwa mbere nawe tuguhaye ikaze. Wibuke gukora subscribe, ni ingenzi kandi Imana iraguhera umugisha. Ndabashimiye rero, reka rero tudatinze dusenga Imana hanyuma tuganire ku gice cyacu cya gatatu, tuganira ese kubera iki babivamo kandi twabizeraga. Imana yacu iduhana umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka murengezi wacu kubw'uyu mwanya uduhaye. Tugize umugisha kubwo Uwiteka Nyiringabo tubonye umwanya nk'uyu. Nyemerera ubane natwe, nsengera umuntu uwo ari we wese ugiye gukurikira kino kiganiro kugira ngo ubane nawe kandi ubane nanjye ugiye gutanga kino kiganiro. Tugirire neza, udufashe, Mwuka Wera abane natwe, ntabe ari twebwe ahubwo izina rye ryo guhabwa icyubahiro. Urakoze, reka Mwuka Wera abane natwe kandi icyubahiro kidugote, bwiza bwawe bukomeze kutuzenguruka, ari mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikintu tugiye kuganiraho rero muri uyu mwanya, tugiye kuganira undi musozi wa gatatu ubera abantu imbogamizi cyangwa se ukingiriza abantu kugira ngo batabasha kubona icyo Imana yabateganyirije, batabasha kubona icyo Imana ibateganyiriza, batabasha kubona ibyiza Imana ifite mu biganza yatugeneye twebwe abayizera, bikarangira babivuyemo kubera iyo misozi bagenda bayigwaho. Wa mbere twabonye ko ari ibigeragezo, wa kabiri twabonye ko ari ishuri naryo twabonye ko rishobora gutuma iyo ridakoreshejwe neza ubumenyi ukurayo bushobora gutuma wibagirwa Imana. Uyu munsi tugiye kureba ikintu bita iterambere. Ese iterambere naryo ryahinduka imbogamizi yo kuraga ubwami bw'Imana? Ese yaba imbogamizi yo kugira ngo tutabona Imana? Ubwo iyo tuvuga iterambere akenshi dushobora kumvamo amafaranga, ubukire, ubutunzi. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, turebe icyo Bibiliya ibivugaho, hanyuma tuze gusoza dufata umwanzuro tureba icyo twakora kugira ngo turusheho kubaka ubwami bw'Imana, turusheho gukomera mu buryo bw'umwuka, turusheho gukomeza urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, tugenda twirinda imitego yose Satani agenda adutega. Yesu aduhane umugisha. Hanyuma tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana turebe Yesu yabivuzeho iki. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 19. Turahera ku murongo wa 16 tuze kugarukira ku murongo wa 26, hanyuma turaza no gusoreza mu gitabo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ni ibice 6. Turahera ku murongo wa 6 tuze kugarukira ku murongo nk'uwa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo 19:16 haravuga ngo, nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondere amategeko. Aramubaza ati, ni ayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene,
nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Ndabashimiye bene data, nk'uko mubyumvishe ijambo ry'Imana ririmo ritubwira buryo ki bigoye. Yesu yari arimo aganira n'abigishwa be iby'ubwami bw'ijuru, hanyuma haza umuhungu umwe, ngo uwo muhungu ngo yari umukire, ari umutunzi. Arangije aramubwira ati, mwigisha mwiza, ese nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo? Nakora iki kugira ngo ninjire mu gihugu cyo mu ijuru? Nakora iki kugira ngo Imana inyishimire? Yesu aramubwira ati, nta kindi usibye kwitondera amategeko yose y'Imana. Uwo muhungu ngo arangije rwose adatinze aramubwira ati, rwose reka nkubwire, ibyo ngibyo nabitojwe nkiri muto cyane, ibyo ndabyubahiriza, amategeko yose ndayubahiriza. Kuko Yesu aramubwira ati, ntukice, ntugasambane, ntukabeshyere, ujye wubaha so na nyoko. Ya mategeko yose nk'uko twagiye tubiganiraho mu biganiro byacu byatambutse, twabonye ko rwose ibintu bijyanye n'amategeko, reka ibintu bijyanye n'amategeko ari ibintu Abisiraheli binjiyemo cyane, ariko kubibahiriza ntibigeze babishobora, ntago bigeze babigeraho. Nawe rero aravuga ati, ngewe amategeko ndayubahiriza yose, nk'uko nawe ushobora kuvuga uti amategeko yose ndayubahiriza, nta na rimwe ntubahiriza. Ati, se ubwo icyo nsigaje ni iki? Yesu aramubwira ati, rero ngaho fata ubutunzi bwawe ubugurishe, ugende ubihe abakene, ubigaburire abashonji, hanyuma nibwo ubutunzi uzabugira mu gihugu cyo mu ijuru, uzagira ubutunzi bwinshi. Bene data, aha Yesu ashaka kwigisha ko abantu dukwiye gufashanya, tugafasha abakene, tugafasha abatishoboye. Yesu nicyo adushishikariza, kugira urukundo, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ni ugufasha mugenzi wawe. Imana yacu itugirire neza. Arangije aramubwira ati, rwose ati ibyo byose narabyubahirije, ariko amubwiye ati, ngaho genda ugurisha uha abakene, nurangiza uzunkurikire. Ngo yagize agahinda kenshi, ngo arababara, aravuga ati, ese ni gute ansabye ibintu bigoye? Ngo kuko yari afite ibintu byinshi, yari afite ubutunzi bwinshi, ariko arigendera, arabireka, aravuga ati, aho kugira ngo ngurishe ubutunzi bwanjye, aho kugira ngo ntange ubutunzi bwanjye, iryo juru warijyana. Arigendera, agenda ababaye. Mu by'ukuri yashakaga ijuru, ariko kubera ubutunzi butuma atabasha kugira gute kubona Imana. Turimo tuganira ngo ubutunzi, gukunda ubutunzi cyane, gukunda amafaranga cyane, bishobora gutuma utabasha kuba ugiye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yagezeho anabigereranya, aravuga ati, rwose biranagoranye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Arangije aravuga ngo biranagoye cyane, ngo ushobora no kubigereranya ngo nk'uko indogo bishobora kuba yakwinjira mu mwenge w'urushinge, ngo byo byaba binoroshye kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Urumva rero ko ari ibintu bigoye, ni ibintu biruhije, ni umusozi dukwiye kwitondera. Bene data, amafaranga ni meza, twese turayashaka. Uriho muri iyi si nta mafaranga ufite, ubuzima ntago ubushobora, ubuzima burakugora, ubuzima burakurushya, ntago ushobora kubaho neza nta mafaranga ufite uri muri ino si, ntago bishoboka. Amafaranga niyo ari kuyobora ubuzima bw'umuntu. Hari abantu rero benshi,
birunduriye mu gushaka amafaranga ariko birangira bayobye. Reka dusome Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, dusome ibice 6, umurongo wa 6, tugarukire ku murongo wa 12, turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira. Turebe turusheho kugenda dukomezanya, turebe ko uyu musozi twabasha kurenga. Haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, ngo hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wehoho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Imana yacu itugirire neza. Pawulo nawe yabivuzeho, arangije aravuga ati gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byinshi. Gukunda impiya cyane ni umuzi w'ibibi. Ariko akomeza kugira inama Timoteyo, aramubwira ati rwose icyakora kubaha Imana iyo gufatanije n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Arangije aramubwira ati ubwo dufite ibyo kurya, bene data, niba ufite icyo kurya ukaba ufite imyenda yo kwambara, nyurwa nabyo. We kugira irari ry'iby'isi, we kugira irari ry'amafaranga, kuko kurushaho kugira irari ry'amafaranga niko bigutera kuyoba no kugwa mu bishuko byinshi. Hari abantu benshi bari abizerwa, b'abantu bari abahanuzi, ariko kubera gukunda amafaranga birangira baguye. Hari abantu bakoreraga Imana ari n'abahanuzi, bagera ku kigero cy'uko bajya bahanura ari uko babahaye amafaranga. Batangiriza dushobora no kubyita gusoresha. Batangira gusoresha abantu b'Imana kugira ngo aguhanurire, ni ukubanza ugatanga amafaranga. Urumva ni ikibazo gikomeye, n'ibintu twagiye tubonesha amaso. Ugasanga umuntu kugira ngo hagire ijambo ry'Imana kugezaho ni ukubanza gukora mu mufuka ukamuhereza amafaranga. Ibyo byose uko ushushaho kugenda ukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi. Ni umuzi w'ibibi. Mene data, tubyitondera. Amafaranga turayakeneye, ariko tugabanye irari ryayo, tugabanye irari ryo gukunda amafaranga cyane, kuko ni umuzi w'ibibi. Imana yacu itugirire neza, ahubwo tugire umwete wo kubaha Imana no kubana n'abantu bose amahoro. Yesu aduhane umugisha. Ntabwo ikiganiro cyacu kiratinda, ni icya nyuma. Twahereye ku munsi wa mbere tuganira ku kigeragezo, tuganira ku munsi wa kabiri tuvuga ku ishuri ko naryo ari imbogamizi. Uyu munsi dusoreje ku ijambo rivuga ubutunzi, amafaranga, ubukire. Mubona ko rwose iyo umuntu yatangiye kugira kundi kuntu atera intambwe mu buryo bw'ubutunzi, tangira kwishyira hejuru. Niba yanywaga fanta, atangira kuvuga ati ntago fanta n'amafaranga mpembwa ntago nanywa fanta. Agatangira kuvuga ati
nshaka akayoga, agatangira uko rero inzoga zimugera mu mubiri zigatangira kumukoba, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo vino ni umukobanyi vino ni umukobanyi, igatangira kugukoba, gatangira kwiyumva kumva ko uri umuntu ukaze, uri umuntu ufite imbaraga, ukumva ko kuba gutunga umugore umwe atari ibintu biguhagije, ukumva ko ukwiye kugira abagore benshi, ukumva ko ukwiye gushaka inshoreke. Ibyo byose kuko ugira amafaranga niko bikomeza kugenda bigushuka, mbega Satani agenda kwiyegereza kwereka utundi tuntu twiza twirari, ukagenda ubirarikira bikarangira uguye mu moshya. Ariko mwene data witonde, umenye ko nta kintu dushobora kubona cyangwa se dushobora kwiha kitavuye mu gihugu cyo mu ijuru, kidatanzwe n'Imana. Ndabashimiye rero ko dukurikiye mwumvishe ikiganiro cyacu. Yesu abaha umugisha. Mwarakoze kubana natwe ku munsi wa mbere. Ibitekerezo turabikeneye, mutange komenti. Urabona ahagana hasi ahantu handitse komenti aho uri kurebera ikiganiro, uhakande ugire icyo wandika, utubwire hari icyifuzo watubwira. Uwiteka akomeze aduhane umugisha. Ndabashimiye. Reka dusenge Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzakomeza tuganira n'ubutaha. Yesu aduhane umugisha. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya, tugushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Nyemerera rero ubane n'umuntu uwo ari we wese. Turi muri iyi si, amafaranga turayakeneye, yewe turanayashaka rwose. Uducira inzira kugira ngo abantu tubashe kwivana mu bukene, mwami tubashe kugira amafaranga. Ariko nanone icyo twifuza kurusha ibindi ni uko waduha ubwenge bwo kugira ngo tubashe kubana n'aya mafaranga, tubashe kubana n'ubu butunzi, tubane nabwo ariko tunakubaha. Ibyo ngibyo byarusha kubaho, byarusha kuba byiza kurushaho, kuko Uwiteka Nyiringabo ijambo ryawe ritubwiye ko biragoranye rwose ko umutunzi yabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko birashoboka. Ngo abigishwa bagize ubwo baravuga bati ubwo se ni koko ninde uzakizwa? Ariko urangije urabahumuriza wabwo ati ku bantu biragoye, ariko byose bishobokera bizeye, nta kinanira Imana. Urakoze rero, ndagushimiye ko ubana natwe kandi uzadushyigikira ngo tubashe kugenda dutunganye. Kandi umwami dukomeze Uwiteka nyakuturinda kugira ngo ubwo uzasange turi maso kandi tukurindire. Urakoze. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.